Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo ari we Isirayeli, waremye byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona, byose byaremwe nawe, byose bibeshejweho nawe nk'uko ijambo ryawe ribivuga, kandi byose byaremewe kuguhesha icubahiro. Urakoze Mwami, kuri uyu munsi wa gatatu turi mu masengesho. Komeze gukora umurimo wawe muri twebwe bizera, kubera ko turategurirwa kuzimana na Kristo. Niyo mpamvu Mwami twizera yuko ntakizarogoya umugambi wawe kuri twe, ntakizahagarika umurimo watangiye gukora muri twe. Nkuko Paulo yandikiye Abafilipi ngo ndazi nashidikanya yuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Urakoze rero Mwami, komeze kudufungura ubwenge tutabura ibyanditswe byera n'ubwiru ubwami bw'Imana. Ibyo twisengeye nibyo dusengeye n'abakwizera bose. Urakoze rero, turagushima Mwami ko udahinduka, uko wabanye na Yehoshafati ariwe turigaho ni kubana natwe kuri uyu munsi. Uduhe Mwami kumenya Imana yacu, kugira ngo tubashe kuguhesha icubahiro. Turagushima rero ko Satani se w'ibinyoma ayoboresha isi ibinyoma, waramudukijije kugira ngo tukumenye. Wagwa icubahiro n'ikuzo, ubwami bwawe Mwami komeze kwigaragaza mu bakwizera n'imirimo yabwo igaragare. Uduhe Mwami guhinduka bashya mu bitekerezo byacu, kugira ngo tumenye ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Tuvuge gato kuri Yehoshafati kuko niwe turi bwigeho cyane uyu munsi, sibyo? Amen. Yehoshafati, amen, yategetse i Buyuda kuva mu mwaka wa 870 kugeza 848 mbere ya Yesu Kristo. Ni byiza kuvuga umuntu tumaze kumuvuga amateka ye, sibyo? Amen. Akaba yari umwana w'umwami witwa Asa. Umwe yapfuye yabyimbye amaguru kubera ko yari ateye Imana umugongo. Ubwami bwa Isirayeli bwari bumaze kwigabanyamo kabiri kubera icyaha cya Salomo. Imana ivuga ko ku ngoma y'umwana we Imana izacamo kabiri ubwami bwa Isirayeli. Ubwo rero Salomo amaze gupfa, noneho umwana we Robowamu ajya ku ngoma asimbura Salomo, nkuko Salomo yasimbuye Dawidi. Hanyuma ku ngoma y'umwana we Robowamu niho Imana rero yahise isoza iryo jambo yabwiye Salomo yuko Isirayeli igizwe n'imiryango 12, imiryango 10 izayiha umugaragu we Yerobowamu. Hanyuma ku bwa Dawidi, kuko ari isezerano rya Mesiya, izamusigariza imiryango 2 ariyo Yuda na Benyamini. Igihe kigeze rero ubwami bugizwe n'imiryango 10 ariyo ubwami bwa Isirayeli mu mukuru Samariya bwakomeje kugira abami babi, bituma ibyaha biba byinshi. Imana ibagarura mu maboko y'umwami wa Ashuri, araza arabatsinda arabatwara mu gihugu cyabo, abatuza abaturage be ari bavuyemo Abasamariya. Ndio ndabaka revision murabizi. Hanyuma noneho aho ni mu kinyejana 18 mbere ya Yesu, mu mwaka wa 727 mu myaka nk'iyo mbere ya Yesu, ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru mu mukuru Samariya bugizwe n'imiryango 10 buhita buzimangatana mu mateka. Iyo miryango 10 yaragiye, nta nawe mu mateka bavuga ko bagarutse. Ariko Imana muri prescience yayo, twamaze kuvuga kenshi prescience, ko Imana imenya ibintu bitaraba,
Imana hari uburyo yagirinda abantu bava muri ya miryango 10 kugira ngo imiryango ntizazimangatane, kuko izimiye mu gihe cya Mesiya ishyanga rizaba rituzuye. Bivuga ngo igihe rero baje gutera ubwami bw'amajyaruguru Israel, umugwa mukuru Samariya, bamwe bagize umwanya wo kwihungira bamanuka mu bwami bw'amajyepfo bwa Yuda, umugwa mukuru Yerusalemu. Bivuga ngo muri deportation, mu gutwara ya miryango 10, ariho buri muryango abantu barokotse bakajya bagasanga bene wabo, kugira ngo Imana préserve l'entièreté de la nation. Amen. Ubwami. Hanyuma ibyo niko byabaye. Noneho mu mateka ya vuba, kuva Israel yongeye kuba ishyanga le 14 mai 1948, tariki 14 kwezi kwa gatanu 1948, Israel yongera kubisha ishyanga. Umuntu witwa David Ben Gurion, niwe bita le père de l'indépendance, niwe yahagaze mu ruhando rw'amahanga avuga ko Israel yongeye kuba ishyanga. David Ben Gurion, ni mpamvu aeroport ya Israel Tel Aviv iramwitirirwa. Nufata indege hano i Kanombe ukajya muri Israel, ntabwo uzamanukira Yerusalemu, uzamanukira Tel Aviv. Yitwa kuri aeroport yitwa aeroport David Ben Gurion, niwe yamwitiriye. Bayibise. Ariko David Ben Gurion yari ate, ntabwo yizeraga Imana. Kubera iki? Kuko bakuriye mu bihugu by'abakomunisite. Byari bwose bariya by'Uburusiya, byose byari n'Uburayi bw'Iburasirazuba. Ndetse yari yanavuze ko Israel nshasha ntabwo izigera irangwamo na Tora, ntabwo izigera irangwamo n'idini. Ubu ni David Ben Gurion. None kubera iki byagenze gutyo? Kubera iki Israel igarutse kuba ishyanga nyuma y'imyaka 2000? Kubera iki abayobozi bayo benshi batizeraga Imana? Abo bakoreshejwe ngo ivuke benshi ntabwo ntibizeraga Imana yabo, kuko bavukiye mu mahanga ya gipagani, bafatwa n'amafilozofi y'isi, ntabwo bari religieux na gato nabo y'amadini. Kubera ko Imana yakoresheje abo, kandi hariho abandi bantu Abisirayeli mu bigo bari yahungiramo, za Pologne, Czechoslovaquie, Ubufaransa, yose, Amerika nayo hose, hariho za communauté juive, hariho abayuda bagikomeye ku idini ryabo, bafite barabini, amen, bafite Tora bayikurikiza. Kubera iki atari muri bo havuyemo abantu bwo Imana igakoresha kugira ngo Israel yongere kuba ishyanga, kugira ngo ubuhanuzi bw'Imana busohore ko mbere ko Yesu agaruka azasanga baragarutse iwabo. Kubera ko Imana yakoresheje aho batizera Imana. Impamvu nakwemereye ko icyo kibazo ugitekerezaho nuko ntawe ugihuriye no kuba uzi amateka y'ibya Israeli, iby'amahanga. Mubizi? Bivuga ngo nawe bihuriye no kuba waragiye ku ishuri cyangwa ujye ku ishuri. Ni ikibazo gifite ibisubizo mu buryo bw'umwuka. Iyo rero ari mu buryo bw'umwuka, umuntu wese ashobora gutanga igisubizo, kuko ntabwo ari ibyo cy'ubwenge. Uvuga ngo ariko se ko ngiye ntabyize, ko ntari umu historien, ko nasomye n'ibitabo bya historien, ntabwo uzi ko byagenze, ntamenya gute igisubizo. Ni ikibazo kitari muri domaine intellectuelle, ni ikibazo kitari gishingiye ku muntu yize cyangwa atize, ni ikibazo cyo mu buryo bw'umwuka. Umwuka buri muntu wese ashobora gutekereza. Igisubizo ni uko Imana ikoresha abarabini, impuguke mu byanditswe byera, akaba aribo baba ku isonga
y'icyiswe sionisme, ni ukuvuga ngo uriya murimo wo gucyura abisirayeli gusubira iwabo, sibyo? Ndavuga ngo bazi ibyanditswe. Amen. Ikibazo cyari kuba niki? Cyari kuba ko ari uwa murimo n'uwabo bakoze nk'abantu, nibo basoje ubuhanuzi. Imana ikoresha abantu ataho bahure n'ubuhanuzi, ntibanabuze ahubwo kuba bigaragara ko ari yabacyuye. Nk'ubu tuvuge urugero, uri mu bibazo by'ubukene ukabije, umuvandimwe wawe aba muri Suwede arabizi, sibyo? Noneho akakoherereza amayero cyangwa amafaranga yabo hari yose cyangwa amadolari, aho yakoresha yose, ntiwashima Imana? Washima Imana? Ariko Imana yikoresheje umushinwa, wabizi, atazi n'ibyawe, mu buryo runaka, ayo mafaranga akakugeraho, urashima Imana? Gusa ubyita wala, niko bimeze. Niyo mpamvu Imana yakoresheje abayuda babahate bagasoza icyo batazi. Kandi ba David Ben-Gurion bamaze gupfa, ahubwo icyo baravuze ko kitazarangwa muri Isirayeli ubu nicyo gifite ubuyobozi bw'igihugu, kuko abajuif orthodox na ultra orthodox abagaze mu mahame ya Mose nibo ubu bafite ubutegetsi, nibo ba Netanyahu, kandi bagenda bagwiza imbaraga. Uko niko Imana ikora, kugira ngo icyo yikoreye nikitirirwe undi. Ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, sinzaha icyubahiro cyanjye undi, cyangwa ubwiza bwanjye igishushanyo kibazwe. Uko niko Imana ikora. Yoshafati rero twumvise ko, amen, yabaye umwami mu myaka twabahaye, sibyo? 870 kugeza kuri 848. Twumvise ko ya miryango 10 yarazimangatanye iragenda, ariko mbere ko bayitwara mu bunyage, buri muryango hagiye haboneka abantu bahungira amajya epfo mu bwami bw'Ubuyuda basanga bene wabo. Nuvuga ngo cyagihe Nebukadinezari nawe yaje gutwara n'ubwo bwami rero bwari busigaye bw'Ubuyuda umwaka 587 imbere ya Yesu, kuko urumva ko bene wabo baratwawe kera 727, si kera 727 baratwawe. Ya miryango 10 itwagwa muri Ashuri, sibyo? Hanyuma ubwami bw'Ubuyuda bwo bwarakomeje kubaho kugeza mu mwaka 587. Kubera iki? Kuko bwo bwagiye bugira rimwe na rimwe abami beza bubaha Imana, ariko mu nyuma rero bwaje nabo gukora ibyangwa n'Imana. None ibyashikiye iriya jujuma yabaye kuri bene wabo ya miryango 10 nabo ibageraho, baratwarwa rero i Babuloni. Ariko bo ntibahera, Imana ibashyiraho imyaka 70 gusa y'igihano, kuko nibo bazavamo Mesiya bakwiye kuzagaruka. Bari rero bagiye rero ntabwo ari ya miryango 2 gusa, noneho bari bagizwe n'imiryango yose. Hanyuma icyo igitangaza ni iki rero, muri iyi minsi ya nyuma rero Israeli imaze kubaho, niyo mpamvu twagiye kuri David Ben-Gurion, sibyo? Israeli imaze kubaho kuva itariki 14 mu kwezi kwa 5 1948, hamaze kuba proclamation ya indépendance ya Israel, ko yongere kubaho icyo l'existence de l'Israël moderne. Niho mu nyuma hamaze kuba rero leta ziganzwemo n'abantu
b'abayuda bubaha Imana nk'uko amategeko ya Mose abivuga, bahise bashyiraho gahunda yo gucyura umwisirayeli wese aho ari hose ubishaka. Wabizi ko niko baje no muri Afurika, muri Ethiopia, gutwara abakomotse kuri wa mwamikazi wa Ethiopia yagiye gusura Salomo. Amen. Umugabekazi wa Ethiopia yagiye gusura Salomo, yavuye kwa Salomo afite inda ya Salomo. Rero abakomoka aho bitwa abafarasha nibo babandi babita les juifs noirs. Uvuga ngo ni abayuda babirabure. Ari indege yakomeje kuza ibatwara kuva mwaka za 1990 na nibaza ko byanatangiye kuri unuze mu gihe cya Mengistu, ibintu nk'ibyo. Noneho ari n'abandi bavuye muri Yemen, ari n'abandi bavuye hehe. Noneho habaye rero kampanye, gahunda yo gucyura abana ba Isirayeli aho bahereye mu mpande zine z'isi. Muri ibi rero bya nyuma hari Abayisirayeli benshi baturutse mu bihugu byinshi by'iburasirazuba, Azerbaijan, Afghanistan, biriya bihugu byose, ndetse no mu Bushinwa, biriya bihugu byose hari abantu bakomoka kuri b'Abisirayeli bakomeje imihango n'imigenzo ya Tora ya Mose, babihererekana uko bisekuruza byagiye bikurikirana. Nuvuga ngo ntago bivanze mu bandi. Rero bari bafite na sinagogi, nuvuga ngo bafite na Tora ibikwa mu buryo bukomeye cyane. Isirayeli rero itangira rero gahunda yo kubazana, ariko bagategurirwa aho bari kugira ngo bapime ADN. Bapime ADN yabo bari koko ari abana ba Yakobo. Niyo mpamvu uyu munsi uzabona muri Isirayeli hari abantu bashaka gusa n'abantu b'Abashinwa, cyangwa bari abantu muri za Afghanistan, kuko basanze bamaze kugera shuri, hageze igihe uriya mwami wabacyuye n'ubwami uko bwagiye busimburana. Amen. Bahise batangira kugenda hirya no hino muri ya bihugu bya Aziya yo hagati, Aziya Centrale, kugeza ibihugu by'uburasirazuba. Uyu munsi rero muri Isirayeli hari abantu baturutse mu mpande zine z'isi. Amen. Bafite amaraso ya Yakobo. Nuva ubu rero muri Isirayeli iruzuye. Ya miryango 12 irahari. Hariho Abalewi. Bo rero ntabwo Abalewi gusa, mu Balewi batawutse nabo harimo abakomoka kuri Aroni. Abo rero nibo bari barategurwamo abatambyi igihe ingoro yabo ya gatatu izubakwa. Vango ubu rero Israel est au complet. Vango abana ba Israel y'amiryango 12 irahari, irepresente. N'abandi basigaye mu mahanga nabo bazagege nabo baze. Ariko deja Israel iruzuye. Y'amiryango 12 iruzuye. Babyumvise? Amen. Ko Imana yagiye iba preserva, ibarinda uko ibinyajana byagiye bikurikirana, kugira ngo igihe nikigera Yesu naza asange nta muryango n'umwe ubuse. Nawe ntuzaburiga Imana izateraniza abana bayo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Uzabuhari. Amen. Yoshafati rero niwe mwami wa kane w'Ubuyuda uhereye kuri Dawidi. Wabimise? Amen. Donc Josaphat fut le 4e souverain du royaume de Juda. Izina rye risobanurwa ngo Dieu juge. Imana niyo mucamanza, niko izina rivuga.
Yoshafate yari umwami mwiza, yarwanije gusenga ibigwa mana mu bwami bwe. Amen. Ariko agira ikibazo, umwana we yitwa Yoramu. Amen. Yaje kurongora umukobwa wa Ahabu na Yezabeli yitwa Ataliya. Ngibyo ibibazo byabaye. Umwana wa Yoshafati yitwa Yoramu yaje gushaka mu muryango wa Ahabu. Umukobwa Ahabu yitwa Ataliya. Amen. Ibyo rero bimwinjiza muri alliance, isezerano. Donc parenté par alliance. Ni kuvuga ngo umuryango wa Yoshafati umwami w'Ubuyuda ukiranukira Imana kubwo gushaka mu muryango wa Ahabu umwami wa Isirayeli. Noneho habaye isezerano ry'imiryango ibiri ihabanye. Umwe n'umuryango wangwa n'Imana, umuryango wa Ahabu na Yezabeli. Undi n'umuryango wa Yoshafati wubaha Imana. Ariko bashakanyemo, urumva ikibazo. Amen. Kubera ko bashakanyemo, bumva ikibazo. Na niyo mpamvu muzumva kenshi ngo bajyanye ku rugamba. Ngo umwami Yoshafati ngo ajyanye ku rugamba n'umwami Ahabu. Bari babaye mu bita bamwana. Ni wibaze Yoshafati yubaha Imana akajya kuba bamwana utabaha Imana. Koze komeye cyane. Bo biravuga ngo umwijima n'umucyo bihuriye he? Kristo ahuriye na bariyeri. Birakomeye kuba mu bushuti n'utizera, kuko nimba ajya guterekera wese bizagenda gute? Uzamuherekeza se? Donc il faut gérer les relations. Iyo ukijijwe tukamenya ukuntu ubana n'abatizera. Biravuga ngo ntabwo Imana idutwara mu ijuru ngo tubahunge, tukwiye kubana nabo, ahubwo tukwiye kumenya ukuntu tubana nabo, tutasangira ibyaha ariko tugasangira ubumuntu. Imana ishimwe. Amen. Eti mukunda dusomera Abakorinto wa 2 ibice 6 umurongo wa 14 kugeza kuri 16. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Amen. Mwabyumvise? Ngiyi situation umwami Yoshafati yisanzemo. Ngiyi situation umwami Yoshafati yisanzemo. Nashaka dufate 5 buri muntu wese yishire mu mwanya wa Yoshafati. Sibyo? Hariho impamvu zitandukanye wisanga ari ibintu biguhuza n'abapagani. None uragenza gute? Urabana nabo gute? Niyagera igihe cyo guterekera no kubandwa uragenza gute? Niyagera igihe cyo kubyina babyinira Imana y'isi uragenza gute? Niyagera igihe cyuko banywa izo nzoga zabo kugeza 7 y'ijoro zamara kubashyikamo neza bagakora amarorerwa urabigenza gute? Kubera yuko hari ikintu kibahuza.
kuko Yoshafati yari ba mwana wa Ahabu. Murazi Ahabu uko Imana yamuvuzeho na Yezebeli. Uragenza gute? Kuko Pawulo aravuga ngo ntabwo Imana yatuvanye mu isi kugira ngo niduhure n'abatizera, tuyirimo. Umva uko avuga Pawulo. Yega agakiza ntabwo ari ibintu biri mu kirere, c'est du concret. Ni ibintu bifatika, uhura n'amasituwasiyo nk'ayo. Hari abagore bafite abagabo batizera, hari abagabo bafite abagore batizera, hari ababyeyi bafite abana batizera. Ni ukuvuga ngo turi muri sosiyete ivanguzwe n'ibintu byose. None umwana w'Imana arabaho gute? Kuko ntabwo arajya mu ijuru. Alors comment il va gérer cette situation? Urabibamo gute? Urabibamo gute? Hariho n'umuntu yawe n'icyo kibazo, ndaza kubabwira uko yabigenjeje. Yahuye n'icyo kibazo. Amen. Abyumvise? Hariho n'umuntu yahuye n'icyo kibazo. None urabigenza gute? Kuko ntabwo urajya mu ijuru. Urahita ugenda wimuka ujya kuba mu ishyamba. Abakorinto 2:5. Urahita ujya mu ishyamba ugira inkono yawe. Abakorinto 2:5 ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13. Nabandikiye muri rwa rwandiko kuko mutifatanya n'abasambanyi, ariko si navuze ko yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu by'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Komeza. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe. Mbese mpurihe no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza sabo muri mwe, ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Mukuru umunyabyaha muri mwe. Amen. Amen. Dore rero icyo Umwuka Wera avuga muri Pawulo. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose itorero rikiri mu isi, ni ngombwa tuzabana n'abantu batizera, cyangwa n'abantu gusa bakora ibyangwa n'Imana. Bimwe babivuze hariya. None yatubwiye ko tubana nabo gute? Tubana nabo nk'abantu nkatwe, kiretse ibyaha byabo. Wayibise? Tubana nabo nk'abantu nkatwe, kiretse gusangira ibyaha byabo. C'est tout. Amen. Nimba mfite umubyeyi uterekera, jewe ntabwo nzaterekera, ariko azaguma ari umubyeyi wanjye. Amen. Wayibise? Haleluya. Nimba mfite umuvandimwe ujya mu bapfumu, amen, azaguma ari umuvandimwe wanjye, ariko ntabwo nzigera mfatanya nawe buryo kumwerekeza. Urumva? Uko niko rero Bibiliya itubwira. Amen. Ni ukuvuga ngo tugumana nabo muri relation ya kimuntu, kiretse ibyaha byabo. Kuko nabo bakijijwe bakamenye ko biriya bakora atari byo, bazayimenyeshwa ko atari byo kuri twebwe tumaze kuvirwa n'umucyo. Bayibise? C'est tout. Umva, hariho umuntu yitwa Namani amaze kubona Imana imukiza ibibembe muri Isirayeli kubw'ijambo rya Elisa. Noneho yamenye Imana, ariko umwami wamuhaye uruhushya rwo kujya gukira ibibembe waracyari mu bigwamana. Hanyuma ikikubwira ko tukoresha ijambo gukizwa, sibyo? Ikubwira ko uriya mu generali yari yakijijwe, nuko yabwiye ati rero abwira Elisa. Wayibise? Amen. Aramubwira ati rero ndashima Imana yuko yankijije
kandi Imana ya Isirayeli niyo mana. Ariko aho nsubiye hariya rero, databuja rero umwami ngo iyo agiye mu nzu y'ibigwamana bye, ngo ni jyewe, iyo agiye gupfukama ngo ni jyewe yiyegamije. Ati rero Imana yawe ntizabe impore, ntabwo mu mutima nzaba ndapfukamiye. Wese niyumva ko uriya mugabo yavuye amenya Uwiteka Nyiringabo. Amen. Ni ukuvuga ngo yaramaze kumenya ati rero kiriya gihugu cyanjye cya Siriya kiracyari mu mwijima kandi niho nsubiye. Reka rero mbibwire umugaragu w'Imana, Imana yanyuzemo ngire kugira ngo abimenye, numvire nawe icyo ambwira. Elisa nigeze amubwira ati ye ntusubireyo. Oya, ni ukuvuga ngo nubwo tutazi iherezo rya Namani, ariko Namani yavanye ubuhamya bw'Imana ya Isirayeli, amenya ko ibyo bakora iwabo atari byo, mu gihe cyose bari mu mwijima. Amen. Donc yamenye ko azitwara. Ni ukuvuga ngo rero tubana n'abatizera n'abantu bari mu bintu byangwa n'Imana, tukamenya ko ari abantu ariko bari mu mwijima, bari mu buhumyi. Ntabwo rero twe twabafasha dufatanya nabo mu by'uhumyi, ahubwo twabana nabo nk'abavandimwe b'amaraso, nk'imiryango, nk'inshuti, ariko ibyerekeye ibikorwa byabo ntabwo dukwiye gufatanya nabo. Ibikorwa byabo by'umwijima ntabwo tubijyamo. Wayibise? Uko byagenda kose bafite identite yabo y'ubuhenebere, dufite yacu y'abantu bamenye Imana. Amen. Nibyo rero batubwiraga hano. Haleluya. Nimba we ajya kuraguza, sinshobora kujyana nawe, kuko nzi ingaruka bizamugiraho, kandi nzi icyo Imana ibivugaho. Nimba azajya guterekera, kubandwa n'ibiki byose no kudiha, ntabwo yenza bikina Imana yo mu ijuru. Uwe agenda adihira abo barungi n'ibiki byose, kuko ari mu mwijima. Urumva rero ko Namani yamenye ukuri. Urumva rero umwami Yoshafati agize ingorane, kuko umwana we agiye gushaka mu muryango Imana irakarira, umuryango winjije ibigwamana mu gihugu, muri Isirayeli, ukimura Imana nzima, ugasenye igicaniro cy'Imana ihoraho, bakubaka ibicaniro by'ibigwamana bya Bali. Uwo muryango niho umwana we Yoram agiye gushakamo. Urumva rero Yoshafati ari kwense, ariko yabyitwayemo neza, ko igihe cyose bahuraga, noneho yaba uriya Ahabu akiriho, amen, yaba umwana we Yoramu, igihe cyose bashaka kujya mu bintu, yarabavuga ati nta muhanuzi w'Uwiteka hano tumubaze. Ntiwumva? Ngo yaravutse kwense, nta kundi, par alliance tubaye umuryango, ariko ntabwo nzajya mu byaha byabo. Ariko ku iherezo ry'ubuzima bwe yakoze agakosa, niko tuza kureba, kubera cya kibazo nababwiraga. Ukwiye kwitonda rero, yaje gukoraga agakosa. Ntibibaze ko nta mitego ihari, irahari myinshi. Dufate rero iminota 5 umuntu wese yibaze rero ati ndi Yoshafati nabigenza gute, kuko wasanga nawe ufite des liens, ufite ibiguhuza n'abantu batandukanye nk'abo. Ese ubana nabo gute? Ukwiye kubakunda, ukwiye kububaha, ariko se ibyabo se, kuko bari mu mwijima, ibyabo se ubana nabyo gute? Dufate iminota 5, ko nta muntu n'umwe muri twe yavuye ku giti. Twese dufite imiryango tuvamo, turi muri sosiyete, sibyo? Dufite amashuti, dufite abo dukorana, dufite abo twigana, dufite abo, murabyumva? Ariko si bose umucyo w'Imana wabaviriye. None mwavuga uti bamwe bafite n'abagabo batakijijwe cyangwa abagore batakijijwe, none si bagenda gute? Kabutindi rero
ni mu gihe bitwa ko bakijijwe kandi badakijijwe, aho c'est grave. Akitwa ko bakijijwe ariko aracyagenda mu bapfumu, aracyagenda mu guterekera, aracyagenda mu kubandwa, aracyagenda mu bindi ntazi. Kandi uwo rero nawe ngo afite itorero, mwahura mu rugo mwese ababwira ati menya ibyo mu itorero ryawe, mfite iryanjye nawe ufite iryawe, kandi igihe pasiteri wanjye ibi nta kibazo, mwebwe ibyo nibazo iwanyu, tuba dufite ibyacu twebwe tujya tugenda. Ndetse na pasiteri niwe adushishikariza ati rimwe mu mwaka natwe tujye kwishima, tukagenda kuri pisite, tukadushyiraho domboro, tukabyina, nawe ajya afatana madamu we bakabyina n'ibiki byose. None rero wowe ibyo ni ibyanyu. Ni ukuvuga ngo hari ukuri kwanyu n'ukuri kwacu, nta bibiri ibaho. Aho ni amasituwasiyo ubabamo gute se? Kandi mukwiye kugira amahoro mu rugo, si byose murabijera mute? Byagenda gute? Hari n'ibindi byinshi cyane. Uragira gute? C'est très délicat, si byose. Tufate iminota 5